muhitemo icyo mukwiye gukora. Nshuti z'umusaraba wa Yesu, kuko imbere hari ibihe bishishana nka bya bindi byabaye ku ntumwa za Yesu. Urugero reba Simoni Petero wishwe n'abaroma ku ngoma ya Nero. Urupfu rwe ruteye agahinda nshuti, kuko yabambwe macuri ku cyifuzo cye, kuko yakundaga umwami Yesu cyane, byatumye yanga kubambwa ashebuja. Soma neza wumve n'urupfu rw'igiharamagara Andereya, wicishijwe n'umwami ayiga Yasi, azira ko yanze kwihakana Yesu, ategeka ko bamuboshye amara iminsi 3 ku musaraba, azaga kumushungera kugeza ubwo ashize mu mukari kwa shima Yesu. Baritimayo yakuweho uruhu, amaze kuba inyama baramubamba. Filipo yiciwe muri Turikiya, bamubamba ku giti cy'umusaraba, hanyuma bamuterayo amabuye azira ko atigeze ashyigikira ikigirwamana cy'ikiyoka basengaga. Yakobo ateragurwa inkota bitegetswe n'umwami Herode. Ikindi, Yakobo yari n'umukuru w'itorero ry'i Yerusalemu, arapfa, ariko muri cya gitondo cy'umuzuko tuzamubona. Mwene data, menya ko ibyabaye ku ntumwa bigiye kutubaho nshuti. Bidatinze hagiye kubaho ibihe bishishana biteye ubwoba cyane, ariko shikama ku Mana uzanesha. Hahirwa abapfapfiriye mu mwami, kuko bafite ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo watwitangiriye. Tomasi, umugabo w'umwemera gato, ariko waje guhinduka aba muri 3 ba mbere babaye ibyamamare mu ntumwa za Yesu. Yakoze umurimo ukomeye mu gihugu cy'Ubuhinde, yishwe n'ab'idini ry'Abahinduisme, aho basengaga inka. Yaziraga ko yigishaga ibya Yesu, idini yabo ikabura abayoboke. Bamusanga ku musozi arimo asenga, bamuterayo amabuye arapfa. Lewi risobanura komatana, Matayo risobanura impano y'Imana. Nawe urupfu rwe ruvugwaho ukwinshi. Bamwe bavuga ko yapfuye rw'ikirago, abandi bakavuga ko yaciye igihanga.
ariko amakuru y'impamo ku ngoma y'umwami Dimisiyano yateraguye ibyuma kugeza apfuye. Nshuti muvandimwe, ndagira nkubwire ko mu ntumwa za Yesu uwapfuye urw'ikirago ari Yohana gusa. Yakobo mwene Alufayo, umusore wasaga na Yesu cyane, iyo babaga bari kumwe kubatandukanya ntibyabaga byoroshye. Amaherezo ye yatewe amabuye n'abayuda bene wabo bamuhora kwigisha ibya Yesu. Yuda Tadeyo mu rugendo i Samariya n'i Mesopotami akomeza n'i Peresi muri Irani. Urupfu rwe yarashwe imyambi kugeza apfuye. Simoni umunyakanani ariwe witwaga Simoni Zeloti, uyu yavukaga i Kana y'i Galilaya. Yabonye igitangaza Yesu yakoreye iwabo ubwo yahinduraga amazi divayi, bituma abona imbaraga imurimo ya Mwuka Wera. Yakoze umurimo ukomeye, avuga ubutumwa muri Afurika y'Amajyaruguru, harimo Egypt na Libya n'ibindi bihugu. Akomereza ivugabutumwa mu Bwongereza. Abongereza benshi bakira Yesu Kristo. Amaherezo ye yiciwe mu gihugu cy'Ubwongereza mu ntara ya Kent, bamubamba ku musaraba ku itegeko ry'umwami Titus Decianus wayoboraga iyo ntara. Yuda Iskariyota niwe utarigeze atoranywa cyangwa ngo ahamagarwe na Yesu. Ibyamurangaga, yahoraga yiba imitungo y'intumwa. Yesu yabibona akamwihererana ngo amucyahe. Yuda we akabibona nko kwibasirwa. Bisome mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, paje 611. Amaherezo ye yapfuye yimanitse ku giti. Kubera uburemere bwe arasandagurika, imbwa zitangira kurya. Igitero cy'abantu bari bashagaye Yesu bajya kumubamba nibo barundanije bimwe mu bice imbwa zari zashigaje. Bisome mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, paje 490. Mwene data, nshuti yanjye, menya ko ibyabaye ku ntumwa za Yesu bigiye kutubaho natwe. Nimuze dushikame ku Mana izatuneshereza, kuko imbere aha hagiye kubaho akarengane ku bwoko bw'Imana. Ikibazo, abo ni bande? Ni abemeye igitambo cy'i Karuvari bakanga kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Uri mu ruhe ruhande?
nshuti nkunda, ba mu ruhande rwa Yesu, uzagira iherezo ryiza.